Welcome back family, welcome back nshuti zanjye mwebwe mukurikiranye ikiganiro isi y'abagabo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu abantu benshi badakunda kwitaho ariko cy'ingenzi gishobora kwangiza cyangwa gishobora kuba cyarangiza inzozi zabo. Abantu benshi ntago bakunda kucyitaho, abantu benshi ntago bakunda kugitekerezaho, ariko ni ikibazo, ni kanseri ku muntu wamaze kuryoherwa nacyo cyangwa ku muntu cyamaze kumunga. Iki nta kindi tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku kintu cyitwa comfort zone. Niba uri mu buzima ukaba wumva nta mbogamizi cyangwa ukaba utabonamo imbogamizi na zimwe, ukaba wumva udafite ikintu na kimwe uharanira mu buzima, ukaba wumva nta kintu, nta achievement uri guharanira kugeraho, ukaba wumva wishimiye kuguma aho ngaho uri, ukaba wumva aho hantu ufite n'ubwoba bwo kuhava ubwo udashaka n'icyaha gukura, brother, ushobora kububaho ariko utabayeho. Brother cyangwa sister, akaga urimo nawe ubwawe kugatekereza byagutera ubwoba. Muri iki kiganiro ndagira ngo ibi bintu tubigarukeho, ndagira ngo iyi ngingo tuyigarukeho, tumenye comfort zone neza icyo ari cyo, tumenye n'ibibi bya comfort zone. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko uteze amatwi ikiganiro isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bigufitiye umumaro. Ubundi kugira ngo wowe uteze amatwi iki kiganiro kikugirire umumaro, reka tubanze dusobanure comfort zone icyo ari cyo. Ubundi comfort zone ni igihe umuntu ari ahantu yumva aryohewe naho, yumva nta kintu kimubabaza kihabarizwa, kandi akumva cyangwa we akababona nta n'ikintu gihinduka mu buzima bwe. Aho hantu iyo umuntu ahari aba yumva yifuza kuhaguma, kuko aba atinya guhangana n'impinduka mu gihe cyose yaba ashaka gukura cyangwa kuzamura ubuzima bwe, kubukura mu cyiciro kimwe abujyana mu bundi. Ngira ngo hari nk'abantu, urugero rworoshye nshobora gutanga, hari nk'umuntu ushobora kuba yibera mu nzu ariko iyo nzu akaba atinya kuyivugurura ngo yatwara amafaranga menshi, ngo kandi ngo ashobora kuba atayabona. Wenda ibyo urwo rugero katurwirengagize rwo, wenda ubwo bwoba bushobora kuba bufite aho bushingiye, ariko katwifashisha urugero rwo muri business. Ukabona nk'umuntu afite business akora, afite igishoro, afitemo na experience, ariko aho kugira ngo akomeze yinvesting muri iyo business imutunze, ahubwo agahorana ubwoba avuga ati hoya ngo ntaborana twaduke nari mfite. Brother cyangwa sister, impinduka zisaba sacrifice, impinduka zisaba guhangana n'ibigoye. Mu gihe cyose uri kumva utinya ibigoye, ukaba wagumye muri ibyo ngibyo bitagufasha gukura, ubwo ngubwo uri kubarizwa muri comfort zone. Nizere ko comfort zone uyisobanukiwe neza. Niba ubayeho mu buzima bukoroheye, aho utigora ikintu na kimwe, aho udakora cyane kugira ngo urebe ko hari ikintu wageraho, aho udahangayikishijwe n'ahazaza hawe, uri mu buzima butagufasha gukura, uri mu buzima budaharanira impinduka. Uramutse ubayeho uko ejo wari ubayeho, uko ejo bwakeye bukira, akaba ari nako n'uyu munsi bucya bukira, akaba ari nako n'ejo bundi bucya bukira, nta kintu wiga gishya, ntacyo ukora kigutandukanya n'abandi, cyangwa ntacyo ukora na kimwe cyaguteza imbere, cyagufasha guhindura ubuzima bwawe, aho ngaho niho hitwa muri comfort zone. Ubutumwa bukomeye naguha n'ubu: comfort zone ni ahantu heza ho kuruhukira, ariko si ahantu heza ho kuba burundu cyangwa ho kuba ubuziraherezo. Brother cyangwa sister, dore impamvu ngewe nkubwira ko comfort zone ari ikibazo mu buzima bwawe. Impamvu ya mbere, ihagarika iterambere ryawe. Ubundi muri iyi si nta muntu n'umwe wigeze ukurira mu buzima cyangwa se aho yumva ibintu byose bimeze neza. Umuntu wese wigeze kugira impinduka, umuntu wese waharaniye impinduka ku buzima bwe, nuko iteka yahoraga abona ko mu buzima bwe hari ikintu kibura kandi agomba guharanira akakigeraho. Rero igihe uri muri comfort zone ukaba waranaryohewe nayo, icya mbere kikuranga uri umunyabwoba, kuko gukura bisaba kuribwa, gutsindwa ndetse no kwigira ku makosa. Mu gihe cyose ugitinya gukora amakosa, mu gihe cyose uri umuntu ugitinya gutsindwa, mu gihe cyose uri umuntu ugitinya uburibwe, biragoye ko watera imbere, kuko gutera imbere ni ugukotana n'ibibazo,
gutera imbere ni ukudahunga ibibazo, ahubwo ni uguhagarara ugahangana nabyo ukabisolvinga, ukiga kwibwiza ukuri aho kugira ngo uhunge ukuri. Gutera imbere nyine ni bigendana n'ibitambo byinshi, ku buryo wowe nimba ugibifitiye ubwoba, nimba ugifite ubwoba bwo kubira ibyuya, abe mu bitekerezo abe no ku ruhu, ndavuga ibyuya by'umubiri n'ibyuya byo gutekereza, niba ibyo bintu bikigutera ubwoba, brother cyangwa sister, urigumira muri comfort zone, kandi pe iterambere ryawe ryakanze pose rizaguma aho ngaho. Nucunga nabi rishobora no kujya munsi y'aho ngaho riri. Dore ikindi cya kabiri, comfort zone ituma wumva ko ibintu bihagije. Brother, ijambo kunyurwa ni ryiza mu gihe cyose riri muri pozisiyo iberanye naryo, ariko ni na ribi mu gihe cyose riri muri pozisiyo cyangwa riri muri kondisiyo itajyanye naryo. Hano kuri bijyanye na comfort zone ahantu ibera mbi, noneho aho kwa kunyurwa kubera kubi, ituma wumva ko ibintu bihagije. Uba wibwira ngo mbayeho, mfite akazi, mfite aho mba, ntacyo nsabwa. Ariko icyo ukeneye si ubuzima busanzwe brother. Ikintu ukeneye ntabwo ari ukubaho biri aho ngaho biri roko bisanzwe. Ukeneye ubuzima bufite intego. Ntabwo ukeneye kubaho uri ba bantu batunze amafaranga barara bamaze. Ntabwo ukeneye kubaho uri wa mugabo amafaranga yawe umuryango uraro yakonsomye ejo ukongera kujya gusavayivinga. Ukeneye kubaho bwa buzima nawe uri kumva nyine utanezezwa nabwo. Brother, comfort zone, kubera ko ikintu cya mbere iza yitwaje, intwaro ya mbere izigahita ikujomba ari ubwoba. Iyo uyibayemo utangira kumva unyuzwe n'ako kazi kataguhagije, katagenerating amafaranga ahagije, ukumva uhagijwe n'aho ngaho uba, kandi wenda uranakodesha, ugatangira kumva ko amafaranga y'ubukode yoroshye kuruta gutekereza kuziyubakira inzu yawe. Ituma utangira kumva ko nta kintu usabwa nimba uri umusore, ugatangira kuvuga ati ubu buzima mbayemo burabaye. Kandi brother, ubuzima bufite intego ni uguhora upanga ejo hazaza hawe. Brother, ni ukubaho duciye bugufi nk'abazapfa ejo, ni ukubaho twiyejeje nk'abazapfa ejo, ariko tukabaho dutegura ubuzima bwacu, cyangwa se tukabaho dutekereza nk'abazabaho ubuziraherezo. Sinzi nimba ibi bintu uri kubyumva. Ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose uca bugufi nk'uzapfa ejo, kuko gupfa ni ibya buri wese, ariko ukabaho utekereza ibintu by'igihe kirekire birambye nk'uzabaho ubuzima bwawe bwose. Ibi ngibi bituma uhora uharanira impinduka mu buzima bwawe. Ibi ngibi bituma uhora wumva ukeneye kwibona ahantu heza hasumbye aho wari wicaye uyu munsi. Ibi ngibi kandi si nikosa, ariko comfort zone iyo uyicayemo, it's another thing. Ubundi ngewe comfort zone mvuga ko ifitanye isano n'ikibi, cyangwa ifitanye isano na Satani, kubera ko intwaro ya comfort zone ni ubwoba, kandi na Satani ikintu akoresha ni iterabwoba mu buzima busanzwe. Ikintu comfort zone kindi iteza mu buzima bwawe, ituma utakaza igihe cyawe. Iyo imyaka ishize n'indi gataha, nta mpinduka mu mitekerereze, nta mpinduka muri finance, nta mpinduka mu buzima bwawe, ubona nta kintu uri guteraho imbere na kimwe, brother, uba waratakaye, ntabwo uba warasibiye, kuko basi iyo usibiye uguma ahantu hamwe. Comfort zone uko imyaka ishira si kurekera ahantu hamwe, ahubwo irakujugunya, isi ikagusiga. Brother, ubu bwoba ngewe mpamya ntashidikanya ko buturuka ku mubi, kuko sinumva yuko hari umuntu uba muri comfort zone kandi akaba bivanga no gusenga. Comfort zone ni evil, comfort zone ni devil. Niyo mpamvu ngewe ahangaha natekereje gukora ikiganiro nk'iki ngiki, kugira ngo nawe wisuzume neza, umenye ese ndi mu kubarizwa muri comfort zone. Ikindi kintu comfort zone itera mu buzima, cyangwa se itera nyiri ukuyibamo, ituma uba mubi mu bitekerezo. Mu buzima bwawe ntabwo ushobora gushishoza, ntabwo ushobora gutekereza ngo ese nageze kuki mu gihe maze ndiho, ese naharaniye iki mu gihe maze. Ugatangira kubeshya ubwonko bwawe ngo siko byagombaga kugenda, ugatangira kumva ko ibintu bitakubayeho, utari warabigenewe, ugatangira kumva ko kuba ukennye uko nguko ngo Imana nyine yari ibizi ko ari kuzabaho,
urumva comfort zone ukuntu iguteranya n'Imana yawe, itangira kukumvisha yuko ubuzima ubayemo ari bwo Imana yakugeneye, kandi Imana twese yaturemye kimwe, ituremana urukundo, ibyiza mugenzi wawe afite nawe ubiharaniye wabigeraho, ntabwo ari we waremewe ibibi. Gusa comfort zone yo nk'umuriganya, ngewe mpamya yuko ari intwaro Satani akoresha mu buzima busanzwe atwataka, yo izi kumvisha ko ubuzima uri kubamo ari igeno ry'Imana, ngo ariko Imana yari yarapanze kuzabaho. Ngewe ntago mbyemera uko, ahubwo niba nawe wisanze uri muri comfort zone, ibi bintu tugomba kurangiza iki kiganiro turebye uburyo wayibohokamo. Wowe icyo ugomba gukora ni ugukomeza gutega amatwi iki kiganiro kugeza ku musozo, kugira ngo kibashe kukugirira umumaro nk'uwo nagiteguye nifuza ko cyakugirira. Ahubwo dore ibimenyetso nyakuri byenyewe bizajya bikwereka, cyangwa se uzajya wibonaho nawe ugahita wibuka ko uri muri comfort zone, ugahita utangira kuyirwanya hakiri kare. Icya mbere, wumva nta kintu gishya ugomba kwiga. Inyota yo kwiga, inzara yo kwiga utuntu dushya wowe igushiramo. Igihe kinini cyawe ukimara uri kwiryohereza, ukimara wasohotse, ukimara wagiye mu binezeza, ariko byagera ku kwiga ikintu gishya ukumva wapi. Uhora wumva yuko ufite igihe mu buzima bwawe, uhora ugera ku bintu wiyemeje ariko ukabyirengagiza. Ntabwo uba ushaka gukurikirana inzozi zawe habe na gato. Ukunda kuvuga ngo ntacyo nzageraho, ukunda kwicira urubanza ngo ntacyo nzageraho. Uku kwicira urubanza ni uko wowe wabashije kunyurwa naho ngaho uri, warangiza ukavuga ati n'ubundi ntacyo nzageraho, reka nigumira aha ngaha. Uhora wumva ufite igihe cyiza cyo gutangira inzozi zawe. Ntabwo ujye wumva yuko igihe urimo wagitangiramo inzozi zawe. Buri munsi uhora upresiza uvuga ati nkeneye igihe cyiza, nkeneye ibi n'ibi. Uhora ubona ko hari icyo ubura kugira ngo utangire kwiruka ku nzozi zawe, kandi igihe cyiza ni icyo ufite nonaha. Ese aka kantu wari ukazi? Wari uzi ko abantu benshi muri iyi si barinda bapfa bakava mu mubiri batagaragaje impano zabo, batagaragaje ubushobozi bwabo, cyangwa se badakoze ibintu baremewe gukora, kubera kuryoherwa na comfort zone, kubera gutinya gusohoka muri comfort zone? Ibi ngibi wari ubizi? Icyo ngusaba wowe unteze amatwi, ntubumwe muri abo ngabo. Niba nawe uri muri comfort zone ariko ukaba wibaza uko wayivamo, tugeze muri wa mwanya wo kukubwira neza, cyangwa se wo kugusobanurira uko wava muri comfort zone. Icya mbere, menya icyo wifuza kugeraho mu buzima. Shyiraho vision y'ubuzima bwawe, wibaza uti ese ubu ni bwo buzima nifuza? Ese cyangwa ubu ni bwo buzima nshaka mu myaka 5? Mu gihe cyose ufite vision, brother, uzayigrindingira, uzakora ibishoboka byose kugira ngo hazaza hawe ya vision yawe ubashe kuyikandagiramo. Icya kabiri, tangirira ku kantu gato gashya buri munsi. Tangira mu buzima bwawe, ureba akantu kazagufasha urwo rugendo, ureba akantu kazagufasha kugera kuri ya vision yawe, kazagutera motivation. Wenda nk'urugero nko gusoma ibitabo bigufasha gukura kuri personal growth, gusoma ku bitabo bizagufasha gukura cyangwa kumenya ku isi ya finance, bya financial education, cyangwa se ukumva ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byo kuri Manzi TJ, cyane cyane ikiganiro isi y'abagabo, ukumva ama episode yose, cyangwa se buri kiganiro cyose twa uploading aha ngaha. Cyangwa se ugatangira mu buzima bwawe ukora kandi ga habit, wiga undi muco uzajya ukora kandi ujya wumva ujya ukugora, ubigatangira ukora gake gake, nko gukora siporo kugira ngo overcoming ubunebwe. Buri umuntu wigumiye muri comfort zone ubundi akenshi ukunda gusanga ari n'umunebwe, itari umusportif, kuko siporo nayo iri mu bintu bisaba discipline. Ibintu byose bisaba discipline. Ntabwo umuntu uri muri comfort zone ajya yumva abikeneye kuko biramugora. Icya gatatu, shira ubwoba, shira impumu zo kwovakaminga, cyangwa se zo kwakira ko ibintu bigoye bibaho, gutsindwa bibaho, ndetse no kubabara bibaho. Ubundi umuntu wese wagumye muri comfort zone, ubwoba bwa mbere ahorana, ubwoba butuma ibyo byose twanaganiriyeho yumva adashaka kubijyamo, ni ukubera ko aba afite ubwoba bwo gutsindwa, aba afite ubwoba bwo kubabara. Kandi muri iyi si iteka impinduka zose zirababaza, impinduka zose zisaba ibitambo.
rero banza mu buzima bwawe wumve ko mu gihe cyose uri muri ubu buzima, mu gihe cyose uri kuba muri iyi si, kubabara nibyo byonyine bishoboka, ahubwo kuruta kwishima cyangwa se kuruta guhora utuje. Kuko nubwo ngubwo uri muri comfort zone nabwo uhorana agahinda, uhora ubabaye, ahubwo nuko ako gahinda ko wakamenyereye. Rero tangira wige cyangwa umenyere kubabara ariko bifite icyo biri guharanira gisobanutse. Tangira wumve yuko wakwakira gutsindwa uko ariko kose, kuko muri iyi si n'umukinnyi mwiza uzi football, uzi basket, uzi tennis cyangwa undi mukino uwo ari wo wose nawe yaratsinzwe. N'umuhanzi mwiza ufite ijwi ryiza ubaho nawe yaririmbye flop, yaririmbye indirimbo yabaye flop. Gutsindwa ni ibintu bisanzwe muri iyi si. Tangira normalizing, tangira ubyakire wumve ko bibaho muri iyi si. Ibi ngibi nabyo bizagufasha gusohoka muri comfort zone witeguye, cyane cyane mu buzima bwo mu mutwe, kuko nta kintu uzahura nacyo muri reality ntigeze nkubwira muri iki kiganiro. Icya kane ari nacyo cya nyuma kizagufasha kuva muri comfort zone, kizagufasha muri uru rugendo rwo gusohoka muri comfort zone. Shaka inshuti muhuje inzozi, shaka inshuti muhuje ibitekerezo. Va muri iyo cycle y'abanyabwoba, va muri icyo kigare cy'ibigwari. Tangira ushake intwari, tangira ushake abo bantu bashaka ubuzima nk'ubwo ushaka, abantu batinyutse muri bo. Abo ngabo bazagufasha kugera kuri rwa rugendo rwawe rwo gusohoka muri comfort zone. Abo ngabo bazagutsindagiza nk'uko nawe uzabatsindagiza, kugira ngo urebe ko ahazaza hawe hari aho wagera, kugira ngo mwembi murebe ko ahazaza hanyu hari aho mwagera. Nubwo gusohoka muri comfort zone uba ugiye guhangana n'ibintu bigoye, ariko bifite n'ibyiza bigendana nabyo. Ibyiza uzahurira no kuva muri comfort zone cyangwa se no gusohoka muri ya comfort zone wari warabohewemo cyangwa wari warafungiwemo. Icya mbere, uzigirira icyizere. Ubundi umuntu wese uri muri comfort zone ikintu kimuranga nuko aba ari umuntu utigirira icyizere. Ariko wowe wasohotse muri comfort zone gake gake, uko ugenda umenyera kubaho utari muri comfort zone yawe, uko ugenda umenyera kubaho ubuzima bufite intego, niko n'icyizere cyawe kigenda kiboostinga, kuko uba ugenda ubona ko imishinga cyangwa se ibitekerezo byawe bimwe bigenda bikunda. Ikindi, uzamenya imbaraga zawe z'ukuri. Wowe ubwawe iyo uri muri comfort zone ntabwo uba wisobanukiwe, ariko iyo usohotse muri comfort zone umenya ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ikindi kintu, uzagirira akamaro abandi. Ubundi mu buzima bwawe cyangwa muri iyi si dutuye, nimba uzi kubana n'umuntu uba muri comfort zone, nushaka umuva imbere kuko nta kintu azigera kumarira. Abe mu buryo bw'imitekerereze, abe mu buryo bw'imibereho, nta kintu azigera kumarira kuko uwo nguwo ni umunyabwoba. Rero mu gihe we wasohotse muri comfort zone, nawe uzaba ufite icyo wamarira bagenzi bawe, uzaba ufite icyo inama wagira inshuti zawe cyangwa se uruziga urimo. Uzamenya impano yawe, impamvu Imana yagushyize ku isi, ndetse n'agaciro kawe mu bandi. Ibi byose nta handi hantu uzabikura, ni igihe cyose uzasohoka muri comfort zone yawe wegera vision yawe. Ibi nibyo byonyine uzahura nabyo, kandi ibi ngibi ndabizi uzabyenjoyinga, ndabizi uru rugendo ni rwo rugendo rwa mbere ruzakunezeza. Kuba muri iyi si ubona ko hari icyo ubereyeho, nta cyiza nka cyo muvandi. Niba uri kumva iki kiganiro cyakugiririye umumaro, bikaba ari ubwa mbere ubanye nanjye mu kiganiro Isi y'Abagabo, ntuze kuhava udakoze subscribe, kuko nta handi hantu uzakura ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Ikiganiro ni Isi y'Abagabo kandi nakagaruka. Ciao ciao.